Aborozi benshi baravuga bati ndorora ariko simbonamo inyungu, ugasanga bavuga ati ntorora inkoko ariko inyinshi zarapfuye, abandi bati norora ingurube ariko inyinshi zararwaye. Ariko se ni iki nyirizina gituma tutabona umusaruro nk'uko tuba twarawuteganyije? Reka turebere hamwe intambwe ku yindi y'amakosa cyangwa se ibikorwa mu bworozi bigatuma tutabona umusaruro nk'uko tuba twarawiteze. Ese ni ayahe makosa akorerwa muri buno bworozi cyangwa se dukora muri buno bworozi? Mbese twakosoza iki ayo makosa kugira ngo tubone umusaruro nk'uko tuba twarawiteze dutangira umushinga? Rimwe na rimwe usanga bavuga ati ni isoko ry'ibiciro by'ibiribwa by'amatungo usanga ngo byariyongereye. Ese twakora iki ngo tugabanye igiciro cy'ibiribwa by'amatungo kandi tugabure ubwatsi bufite intungamubiri zihagije amatungo yacu akeneye kugira ngo abeho neza kandi akure nk'uko tubyifuza? Reka turebere hamwe rero muri iki kiganiro ibintu biri hejuru y'icumi bishobora kuba bikorwa nk'amakosa, turebe ati ese ayo makosa twayakosora gute? Nyuma yo kuyakosora turaza kumenya ati inyungu yaboneka ariko ikaboneka wagize icyo ukosora muri ayo makosa dusanzwe dukora mu bworozi bwacu. Muri kumwe nanjye Hagenimana Fabien, abo twari kumwe muri video yahashize twarebye uko wakikorera planning yo gukora inkoko cyangwa se gukora ubworozi bw'inkoko. Iyo utarayirebye kuri no channel iriho wayisura. Ubundi reka dukomeze n'iki kiganiro. Impamvu ya mbere ituma bamwe mu borozi bakiri bashyashya mu bworozi bahomba ni ukujya mu bworozi nta bumenyi buhagije bafite, kandi ugasanga barimo kwirengagiza ko batangira gukorana n'inzobere zisanzwe zimenyereye ibintu bijyanye n'ubworozi. Inzobere ubwo navugamo nko kwegera abaveterineri cyangwa se abagoronome mu mirenge baba bahari, cyangwa se ukegera abantu basanzwe bacuruza ibiribwa by'amatungo, abenshi baba bifiteho ubumenyi. Ikosa benshi b'aborozi bakora rero ni ukuba bishora mu mwuga ariko nta makuru babifiteho. Ni byinshi bakora batabifiteho ubumenyi. Icya mbere bagakwiye kuba bafite amahugurwa kuri ubwo bwoko bw'itungo bagiye kuba bakorora. Iyo babikoze nta mahugurwa bafite, icya mbere ntabwo baba bazi imiti n'ingingo zikenerwa muri ubwo bworozi, ntabwo baba bazi indwara n'ibyorezo bishobora gufata izo nkoko mu gihe zitakingiwe, ari nacyo gituma bamwe bahomba bitewe no gukura icyororo ahantu hatizeweho, bashobora kuba batarakingiye izo nkoko zabo cyangwa se iryo itungo ryabo rikiri ritoya. Ndetse rimwe na rimwe usanga bahabwa amakuru n'abantu batizewe, cyane ko abenshi babaza abantu bari mu mwuga bakora, ariko akenshi hari igihe uzasanga umuntu ugiye kubaza usanzwe ukora uwo mwuga nta rukundo agufitiye, ahubwo akaguha amakuru atuma uhomba kugira ngo agumye asigare muri uwo mwuga ari we wenyine n'abantu mbese bafite nk'abakompetita muri ako kazi bakorana. Ingaruka rero bahita bahura nazo abo bantu babijyamo nta bumenyi. Icya mbere amatungo arapfa kandi agapfa batazi ngo ni iki cyabiteye. Icya kabiri ibiryo byinshi bikunze guhomba kuko baba batazi ikigero cyangwa se ingano y'ibiryo bikwiye kugaburwa bya buri munsi kuri ayo matungo borora, nyuma yaho umusaruro ugahita uba mukeya. Ni iki wakora rero kugira ngo utangire nibura ufite ubumenyi? Icya mbere shaka amahugurwa kuri ubwo bwoko bw'iryo tungo ushaka kuba wakorora. Wakegerera abaveterineri cyangwa se ba agoronome mu buri tugari n'imirenge baba bahari mu gihugu hose, ahandi ushobora kuba wakura ubumenyi. Kurikira ibiganiro byose dushyira hano ku isoko y'ubworozi kuko biba birimo ubumenyi ndetse n'ubunararibonye mu bijyanye n'ubworozi. Kurikira ibiganiro by'aha ngaha naho wahakura ubumenyi. Icya kabiri ni ukuba bakoresha ibiribwa bidafite ubuziranenge. By'umwihariko hari ibiryo bimwe na bimwe by'amatungo by'umwihariko ku nkoko tugurira hari aho bacuruza ibiribwa, ariko ugasanga nabo ubwabo barabyivangira. Nubwo ugiye kubihagurira ariko hari ibiryo bimwe na bimwe usanga babyivangira, nk'aba pareti cyangwa se yira branda isanzwe, ugasanga we yifitiye biriya ibishishwa by'impungure na soya n'ibindi arimo arabyivangira, ariko akenshi bakunze kubyivangira batitaye ngo wowe uri buze kubigura urakenera poroteyine ingana iki. We icyo aba akeneye ni inyungu, kandi ntabwo aba yitaye ngo umworozi nyuma yo kuba bitwaye biraza kugenda gute. Aborozi benshi usanga batazi nabo kwivangira ibiryo. Wowe utazi kwivangira ibiryo, kuri no channel hariho video twabakoreye uburyo ki wakivangira ibiryo iriho formulation, ukaba wakivangira ibiryo kuri protein runaka ukeneye bitewe n'amatungo yawe ukigeragezemo ukabyikorera. Ikibazo rero aborozi bakunze guhura nacyo, ukujya kugura ibiryo hari usanzwe ugurira ibiryo ukaba ubizeye ariko bo bacuruza ibiryo bitizewe. Nkuko nababwiye Uzima Chicken bafite ibiryo bacuruza, niho hano naba mbarangiye hizewe, naho bira biryo mujya kugura ahandi hose sinzi ngo babikura hehe, ariko nabo baba bafite buryo ki babibona
ariko n'ujya kugura ibiryo ujye ubanza kumenya ngo ibyo biryo barabyivangira, yaba byivangira se bwo babikora mu buhe buryo, kugira ngo ube wizeye umutekano w'ibiryo cyangwa se ubuziranenge bw'ibiryo ugabura. Ari nayo mpamvu usanga ugura ibiryo mu busanzwe ukawukorora imishwi na mugenzi wakorera inkoko ari imishwi, ugasanga ize zirakura gusumbya izawe, kandi mwese mukoresha ikigereranyo cy'ibiryo bingana ku munsi. Ikindi ku kijyanye n'ibiryo by'amatungo, kuri wowe wikorera ibiryo ukwiye kuba wafata n'izindi additional feed, ubwo twavugamo nka Azora. Urugero ndaza mberekeho Azora yo umwe mu bakurikira iyo soko y'ubworozi twarangiye aho bakura icyororo cyayo, ubu ngubu bakaba bayifite imeze neza, muraza kuyibona. Dore ni iyi ngiyi. Ni kuvuga ngo nawe icyo ukwiye gukora ukwiye korora Azora cyangwa se ukagira BCF kugira ngo ujye uzifashisha mu kuba wakikorera ibiryo, zikaza ari nk'inyongera ariko zikaza zifite za ntungamubiri zikuzuriza za zindi uba wagabuye zivuye muri bya biryo wahashye. Izi ngizi zo ukazikura muri bino biryo wihingira. Ahangaha rero ku kijyanye n'ibiribwa by'amatungo ni iki wakora kikaza ari nk'igisubizo nyuma yo kuba wifite yino Azora cyangwa se zira BCF arizo twita nk'isazi z'imikara. Icyo ukwiye kumenya cya mbere ni ukumenya buryo ki wajya wivangira ibiryo ukoresheje ibigori, soya, indagara, amakara n'ibindi, ukajya wikorera ibiryo iwawe noneho ukabikora wizeye ko bifite za ntungamubiri zawe zikwiriye. Icyo nicyo nakubwira cyo nk'umwanzuro waba ufashe mu bworozi, aho ku kijyanye n'imirire y'ugaburira ari amatungo yawe kugira ngo ajya guha umusaruro nk'uko urimo kuwitegurira. Icya gatatu, iyo ugiye kubaka ikiraro cy'amatungo by'umwihariko katuvuge ku nkoko kuko arizo dukunze kwibandaho cyane, ku bantu bakunze kubaka ibiraro by'inkoko bakunze kubyubaka uko biboneye, cyangwa se ugafata inzu wari usanzwe ukoresha ibindi bintu ukayizana ngo ugiye kuyikoreramo ubworozi. Ikiraro cy'inkoko ntabwo ari uko nk'uko cyagakwiye kuba kimeze. Ikiraro cy'inkoko ni ikiraro cyakabaye gifite urumuri ruhagije, kikagira umwuka uhagije, ukakigirira n'isuku. Ni ukuvuga ngo umwuka uhagije ugomba gusigaho ahantu hari idirishya rinini, ugakoreshamo agatimba cyangwa se akayungiro. Ndaza kubereka sample wenda z'ikiraro uko cyakabaye kimeze. Nibyo bipimo bikwiye kuba ukoresha ku kiraro cyawe cy'inkoko, kikaba gifite standard zigaragara nk'uko abantu tubana kuri groupe yacu ya WhatsApp y'ubworozi. Ibi ngibi ni ibintu basobanukiwe cyane kuko tujya tubasobanurira ducishaho andi masomo. Iyo utari muri iyo groupe wakanda kuri link iri muri ino video, warangiza ukaba wadusanga kuri WhatsApp ukijoininga groupe y'aborozi, nawe ukajya ubasha kubabona kuri ayo masomo tubaherezaho. Iyo ukoze iri kosa rero ryo kutubaka ikiraro ugendeye kuri ibyo bintu bikwiriye, icya mbere mu kiraro cyawe ukunze kwibasirwa n'indwara zitandukanye nka gomboro, coccidiosis n'izindi, ndetse impfu zikakubana nyinshi muri icyo kiraro cyawe. Icyo wakora rero ni ukubaka ikiraro gifite urumuri ruhagije, nibura ukaba ufitemo urumuri amasaha 12 rwo kumanywa rugeramo ruhagije, udasabye ngombwa ko wacana amatara. Ubundi ikiraro cyawe ukajya ugisasira bihoraho, kandi isasiro ryawe ukirinda ko rizaza ritose cyangwa se rikaba ryajyamo amazi. Ibi nibyo wakora mu kubaka ikiraro cyawe. Abakeneye ikiganiro kirambuye kuko wakubaka ikiraro, dimension cyangwa se ibipimo byacyo n'umubare w'inkoko zikwiye kuba zajyamo, iyo video twazayibakorera, muraca muri comment muyidusabe. Ikintu twabara nk'ikosa rya kane aborozi bakunze gukora ni ukutabihereza umwanya. Bakunze gufata ubworozi nk'aho ari akazi koroheje, atari ka kazi bafata nka business. Ubundi iyo ufite business ushora amafaranga uvuga ngo ugomba kuyungukamo byanze bikunze, nta kosa na rimwe uba ukoye gukora rishobora gutuma ujya mu bihombo. Ikosa rero rya kane bakora no kudahereza ubworozi agaciro nk'aho ari business isanzwe, kandi iyi ni business itunze abantu benshi hano ku isi. Ni ukuvuga ngo iyo ukora business ntuyihereza umwanya akenshi urahomba. Abantu rero bakunze kujya mu bworozi ariko bakabijyamo bikinira, bakabijyamo nta purpose bafite icyo bashaka kugeraho muri buno bworozi. Nyuma rero yo kuba udafite umwanya, usanga akenshi ibibazo bya mbere bikunze kubaho. Inkoko akenshi zikunze kwirirwa zifite inzara, zikabura umuntu uzitaho ku bijyanye n'amasuku no guhindura ibijyanye n'isasiro bikwiriye kandi kugira ingaruka. Rero umusaruro uba mukeya, ndetse rimwe na rimwe ugasanga zatatswe n'indwara runaka zigapfira rimwe kuko ubutazi ngo zatangiye kugaragaza ibimenyetso ryari utangire uzivure. Icyo wakora rero ni iki: fata uno mwuga w'inkoko nk'umwuga nk'indi myuga, urangize uwohereze igihe cyawe, ndetse ushake n'umuntu wo kujya azisigaraho mu gihe utari mu rugo, asigare azitaho ku kijyanye n'amasuku ndetse n'imirire. Ikindi wakora ni uko wafata igihe cyo kujya uzigaburira gihamye kandi gihoraho, ukazigaburira nk'inshuro 2 cyangwa se 3 ku munsi. 2 ariko nanone zaba ari nke. Ufata inshuro 3 cyangwa 4 ku munsi, uzajya uzigaburira ku masaha ahoraho kugira ngo izi nkoko zawe guhe umusaruro nk'uko. Ini mpamvu ya 5 rero aborozi bakunze gukora igatuma batabona inyungu: kudakurikiza gahunda y'imiti ndetse n'ingingo. Aborozi benshi bakunze
gufata gahunda y'ingingo ngaho ari ugutakaza amafaranga, ariko ntibamenye ko ubuzima bw'inkoko aricyo kintu cya mbere bakwiye kwitaho, ndetse bikajyanirana n'imirire n'izindi kondisiyo bakwiye kwitaho. Icyo bakora bo ni uguhereza inkoko imiti itajyanye n'igihe, ingingo bakaziha zitakiri ku gihe, cyangwa se bakita kuri gahunda y'imiti ariko inkoko zarwaye. Gusa icyo ukwiye kumenya cyo, iyo utagahereje inkoko ingingo ndetse n'imiti ku gihe nk'uko biba byarateganyijwe, ni hahandi uzasanga indwara zikunze kwica inkoko zawe. Ikindi uzasanga za nkoko zawe zidakura nk'uko uzigaburira. Urazigaburira yego, ariko ntabwo zizakurikiza ibijyanye n'imikurire bitewe n'uko ubuzima bwazo ntabwo bumeze neza. Ese burajegajega nyine, niko twahita tubyita. Icyo wakora ni iki? Nuko ugomba gushyiraho urutonde cyangwa se timetable n'ingingo uzajya uhereza inkoko zawe. Buri rukingo n'umunsi inkoko zawe zirufatiraho, kugira ngo wifashishe bikurinde ko hari urukingo wapfukirana cyangwa se ukarutaruka. Ikindi, koresha veterineri buri gihe cyose ugiye gutera ingingo, mu gihe nta bumenyi ubifiteho bwo gutera ingingo. Ikindi, kora igenzura ryawe rya buri cyumweru rihoraho, ucekinga ubuzima bw'inkoko zawe uko buhagaze. Irindi kosa rya gatandatu ni uko aborozi benshi bakunze gukura imishwi ahantu batigeze bita ku kijyanye n'ingingo. Ino mishwi yakabaye ifata yose. Ni ukuvuga ngo iyo ukuye imishwi ahantu uba ukwiye kubanza kumenya ngo ino mishwi yafashe ingingo zose nk'uko zagenywe. Icyo uzakora wowe, uzabasaba nga timetable cyangwa se aho bandika ingingo n'ukuntu bazitera inkoko zawe mbere y'uko uzigurayo. Icya kabiri ni ukwirinda kugurira imishwi cyangwa se inkoko ahandi hantu hose, aho ariho hose ubonye, nk'abantu bakunze kuzitembereza ku magare, utazi ngo mbe izo nkoko yazikuye mu kiraro cyo kwa kanaka akaba mumuzi neza ko atera ingingo iyo mishwi nk'uko yabugenewe. Ndetse kandi ujye unacekinga umenye ngo iyo nkoko ugiye kugurira kuri abo b'amagare iturutse mu kahe gace. Hari igihe ugira gutya ukumva mu gace runaka bafite nk'icyorezo runaka cyahibasiriye. Urumva ikintu cya mbere ukwiye kumenya n'amakuru gaho uri bukure imishwi, ukwiye kuyitaho mbere y'uko uyikurayo. Hari igihe ufite kugura imishwi ubona ari myiza ariko ikaza yifitemo icyorezo kitari cyagaragara. Ukwiye kujya umenya amakuru rero y'aho hantu iyo mishwi yavuye. Icya karindwi gikunze gufatwa ngaho ari ikosa ku borozi bamwe na bamwe borora inkoko cyangwa se andi matungo, kutamenya ikirere batuyemo. Hari amatungo akunda igice gikonja cyangwa se igice gishyuha cyangwa se cya gice gifite ubushyuhe n'ubukonje biringaniye. Aborozi benshi rero bakunze guhita bifatira ubwoko bw'inkoko babonye bagatangira kororera aho batuye, ariko batitaye kumenya ngo izo nkoko zikunze kuba ahantu hameze gute. Ubundi iyo uba ahantu hakonja cyane, birumvikana ko n'ikiraro cy'ugomba kubaka uba ugomba kucyubaka wagendeye kuri izo strategy. Nk'uko iyo ugiye kubaka inzu n'ubundi ubanza kumenya ngo aho hantu yaba hatose cyane, iyo nzu uzagomba kuzayimenera rero ngirine ku gice cyo hasi. Bivuze ngo n'inkoko rero iyo ugiye kuyubakira amanzu umenye ngo agace utuyemo naka, ubone gushaka na strategy zuri bukoreshe wubaka icyo kiraro cy'inkoko zawe aho hantu runaka, cyangwa se ubasha guhita ugenzura umenye ngo urahorera ubuhe bwoko bw'inkoko. Hari ubwoko bw'inkoko bwunze kororerwa hariho hose bugakunda, nk'inkoko za improved local chicken. Ni ukuvuga ngo ni inkoko ya gakondo ivuguruye. Uzikeneye kuri groupe yacu ya WhatsApp hari abazigira benshi kandi bizewe, bafite n'ibyangombwa by'uko ari inkoko yizewe. Ni ukuvuga ngo wenda iyi nkoko ya local chicken wayororera ariho hose, ariko zino nkoko nga iza brown ndetse n'amabroilers ufite kubanza wita kuri kondisiyo z'ikirere ugiye kuzororeramo, ukamenya ngo urakoresha iyi strategy kugira ngo izo nkoko zibe muri ako gace runaka. Impamvu icyo nababwira wenda hari nko kuri ino ngingo, inkoko za saso by'umwihariko inkoko za saso zifite amoko atandukanye agera muri 4, ariko mu Rwanda by'umwihariko muri Afurika tugiramo amoko 2 yonyine ya saso, ariko siyo moko ariho yonyine ku isi, kuko hari andi moko adashobora kuba ku kirere cy'inaha muri Afurika. Akaba ariyo mpamvu dufite ubwoko 2. Niyo mpamvu rero nawe ukwiye kubanza kumenya ubwoko bw'inkoko uri bwororere muri ako gace runaka utuyemo. Hari abantu bakunze kuba bari mu duce dushyuha cyane cyangwa se mu duce dukonja cyane. Impamvu ya 8 aborozi bakunze kubona inyungu yabaye ngeya cyangwa se bahombye ni ukutandika, kudakurikirana umusaruro bagendeye ku byo binjije, kutandika ibyo wakoresheje ngo wandike n'ibyo inkoko zisohora, kugira ngo ubashe kuba wamenya neza ko urimo kunguka. Bisaba kuba wandika. Ibyo bakora nabi rero hano, icya mbere ntibamenya uko inkoko ziyongera ngo bamenye n'umusaruro w'amagi zitanga ku munsi. Ubundi inkoko runaka ziba zifite umubare w'amagi zikwiye kuba zitanga, kugira ngo umenye neza ko inkoko zawe zirimo ziguha umusaruro cyangwa se zirimo kuguhombya. Ingaruka rero zizava muri bino bintu ni uko utazigera umenya ngo
ibihombo byawe bituruka hehe. Ikindi nta nubwo ukunze kumenya igihe nyacyo inkoko zawe zageze, iba zarageze mu gihe cyo kugurishwa cyangwa se zikiri muri cya gihe cyo gutanga umusaruro. Ubundi nk'inkoko z'amagi hari igihe zigeramo ikaba itakiri inkoko ukeneye kuba yaguha umusaruro w'amagi, ahubwo ukaba ukwiye kuyigurisha ukavugurura ukorora inkoko nshyashya. Bivuze ngo utandika byagora ko wamenya ko kino gihe cyageze, kuko ntabwo ubuze umusaruro w'amagi aboneka ku munsi kugira ngo umenye ngo yeba umusaruro watangiye kugabanuka, umenye ngo ese ni ugusaza cyangwa se ni ibiryo byabaye bikeya. Igisubizo rero cy'icyo wakora hano kugira ngo umenye kondisiyo cyangwa se situwasiyo bizinesi yawe ihagazemo, icya mbere uzakora icyitwa recording. Mu kwandika kwawe rero ibiboneka buri munsi, niho ngo ku cyumweru iyo ugiye kugurisha uzamenya ngo umusaruro winjije wanganye gutya mu cyumweru cya mbere n'icyabanje, ese habayeho kunguka cyangwa se wasubiye inyuma. Ubwo uzamenya ibikijyanye n'ibiryo, amagi, impfu z'inkoko zishobora kuba zarapfuyemo, ukamenya amafaranga yinjiye n'asohoka, ukamenya ngo ese urimo kunguka. Gereranya iby'icyumweru cyashize, icyabanje n'icyakibanjirije, ubundi ukore analysis umenye ngo ukwiye guhindura iki mu bworozi bwawe. Ikintu cya 9 rero bakunze gukora nabi cyangwa se bakagikoramo amakosa ni ukutamenya gukurikirana isuku y'ikiraro. Ubundi aborozi benshi bakunze guhindura isasiro nyuma y'icyumweru, nyuma y'ukwezi, amezi 2 bitewe n'isasiro bashizeho. Icyo bakora nabi rero ni iki? Icyo bakora nabi ni uko isasiro barirekeraho kugeza igihe isasiro rizaniye umunuko rigahindura isura, ndetse akenshi ugasanga ryasaye, ryabaye nk'urukara cyangwa se ryazanye igishogororo bituruke ku mazi mwagiye mumenaho, cyangwa se inkoko zirya ubwatsi nazo zikunze guta amadotoro asa n'aho adafashe. Icyo gihe rero iyo ubikora gutyo hari ingaruka nyinshi ufite kuba wahura nazo. Ahangaha usanga inkoko zitarya neza, ndetse nyuma yaho ntizibone aho ziryama. Aho uhombera rero ni uko uhora ugura imiti, inkoko zawe zihora zisa n'izirwaye kandi utazi ko ikibazo ari wowe utazisukurira. Icyo wakora rero ni ukumenya igihe nyacyo cyo kujya uhinduriraho isasiro, ukajya uhora ukora immigration cyangwa se ukajya usukura, usuzuma, unacekinga isasiro ryawe buri munsi. Ubundi inkoko uko nabivuze haruguru, ugomba gufata nkaho ari business cyangwa se umwuga ugiye gukora, ukajya uhoramo bya buri munsi, ukajya usuzuma buri kantu umunsi ku munsi kugira ngo wirinde za ndwara zishobora kuba zaguteza bya bihombo twagiye tuvuga haruguru. Ikintu cya 10 twavuga gituma aborozi benshi bahumba ni ugutangira badafite icyitwa planning. Muri video yabanjirije iyi ngiyi kuri channel wayisura iriho ukayireba, twabigishije buryo ki wakikorera planning y'inkoko runaka ugiye korora. Niyo video twabigishije. Iyo utakoze planning rero ngo umenye igihe amafaranga uzashora kuri ino business yawe y'inkoko, umenye isoko uko rihagaze, umenye ngo inkoko zawe uzazigurisha zigeze igihe iki niki, ibyo bigira ingaruka nyinshi, kandi ibyo nibyo bikorwa muri planning. Kuvuga ngo rero hari amakosa menshi akorwa mbere yo gutangira no gutangira ugatangira nta planning. Ayo makosa nayahe rero? Cya mbere usanga ugura ibyo uzakoresha mu nkoko zawe ariko utazi ngo wakabaye ubigura kurangahe. Ikindi ugatakaza amafaranga menshi bitewe nuko akoreshwa nabi, ntumenye ngo aya ngaya yasohotse gute, yasohotse ryari. Ari nayo mpamvu abenshi bahura n'ibihombo bamenya ko bahombye. Icyo ukwiye gukora rero ni iki? Ukwiye kubanza gukora icyitwa planning, kuko planning igufasha mu kuba wategura ibiryo uzakoresha, amafaranga uzakoresha yose ukaba uyazi, isoko ry'uzaho uzazigurisha ukaba ubizi. Nibura ngibyo nibyo ukwiye kubanza gukora mbere yuko ukora ino business yawe. Ukabanza ugakora icyitwa business plan y'uno mushinga, ugakora igenamigambi ry'amezi 3 cyangwa se 6 by'umwihariko no kuri abantu borora inkoko zimara igihe kirekire nka Iza Brown. Icyo wakoranga business plan nibura y'umwaka, hagati y'amezi 6 n'umwaka, niyo wavuga ko ari plan imeze neza. Ugahita uteganya amafaranga ay'ibiryo, ay'inkoko, ay'ibiraro, ayo isasiro, consommation zose ukayategura ukayashyira ku ruhande, ukavuga ati uyu ni umushinga. Nk'uko umuntu ugiye gukora umushinga wo gucuruza ahita afata amafaranga yose azakenera akaba yafite aho ngaho. Reka dusoreze kuri rino kosa rya 11 rikunze gukorwa n'aborozi ryo kudakoresha ikoranabuhanga muri bino bikorwa by'ubworozi. Ubundi muri bino bikorwa by'ubworozi dukwiye kuba twakoreshamo ikoranabuhanga. Ubwo twavugamo nk'urugero ko gukoresha incubator. Ku bantu murariza murabizi ko abo tubana muri group yacu WhatsApp ikintu cyo tujya tukivugaho kenshi, ntabwo uzaba ukeneye kuba wakorora inkoko nyinshi ngo ufate inkoko zawe ngo ujye kuzihereza amagi yararire. Icyo ukwiye gukora hano ni ugufata amagi yawe ukayarariza mu cyuma. Akenshi iki cyuma tukita incubator,
Muri ikoranabuhanga rero wakoreshamo incubator, ugakoreshamo dirinka zigezweho, ukaba wakoreshamo na fida zimeze neza ku buryo inkoko zitabasha kujya zisandaguza bya biryo zirya. Ikoranabuhanga rero sinavugamo hano z'ama incubator gusa ndetse n'amatara mu gihe cy'ubushyuhe. Irindi koranabuhanga wenda hari abantu batajya bakoresha nka telefone zabo cyangwa se imashini zabo ngo babe bashaka n'amakuru agezweho ku bworozi. Nkawe urimo kureba ino video, twavuga wenda ko bimwe by'ikoranabuhanga ubikoresha ko kubura kureba ino video hari igikoresho urimo kuyirebaho kandi urimo urakoresha ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rero naryo rirakwiye ko turikoresha mu bworozi bwacu. Ibi rero byo kudakoresha ikoranabuhanga kenshi usanga barasigaye inyuma ku makuru runaka agiye atandukanye, bagasigara inyuma ku musaruro. Buri umusaruro ushobora guhabwa n'inkoko ufite n'icyuma kirarira amagi utandukanye na wa muntu uzabona umusaruro inkoko yafashe n'umwanya wo kujya kuba yajya kurarira. Ikindi ibiryo inkoko zawe zirya usanga bitandukana n'ibyo ufite ikoranabuhanga zirya, kuko we yaba afite ahantu agaburira inkoko ze zikabirira muri fida ntihagire ibitakara, wowe zikaba zifite ibitoga hasi. Birumvikana ko mutazigera muhuza inyungu kuko we afite buryo ki akontorora bya biryo agabura. Icyo wakora ni iki rero? Koresha ikoranabuhanga mu kugaburira amatungo yawe ndetse no kuyakingira, ndetse nanone wige uko wakoresha icyitwa digital farming tools. Ubwo ni za mashini navugaga ziri digital, no kuvuga ngo zino incubator ziriya zikata ndetse zigasya n'ibihingwa, izo zose ni digital tool farming wakenera. Icyo navuga rero, borozi bacu dukunda ndetse dukorera video n'ibiganiro ngibi hano kuri ino soko yacu, isoko y'ubworozi. Nk'uko mubibonye rero kuri bino bintu bigera muri 11 turebyeho, ntabwo kubona inyungu nyinshi mu bworozi ari ibintu biza nk'amahirwe cyangwa se impanuka, ahubwo ni bya bintu biharanirwa, bigendera kuri bwa bumenyi wakoresheje muri buno bworozi bwawe. Ubwo ni ukuvuga ngo shora amafaranga yiyongereho ubumenyi ndetse n'umwanya, nubihereza umwanya inyungu ndakabuza uzazibona. Niba wakurikije ibi bintu 11 tuvuzeho, bizagufasha kugabanya igihombo, kongera umusaruro no kubona inyungu zifatika kandi mu gihe gito. Reka ngushimire rero wowe wabashije gukurikira ino video kuva itangiye kugera ku musozo hano ku isoko y'ubworozi. Reka ngusabe ukore subscribe, uce muri comment wandike ikibazo ushaka ko twaza kuvugiraho, igitekerezo cyawe, inama ugisha, ndetse ntiwibagirwe gukora like. Twese hamwe rero reka dushyire hamwe ubworozi tubwubake ubundi twiteze imbere. Komeza mugire ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien. Ciao ciao.